Tuje mu izina rya Yesu Kristo bakunzi bicano yacu mugira amahoro y'Imana n'umushumba Ntwarane Anastase mugiye kubana mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Mana ndagushimiye kuri umwana wawe wateguye kugira ngo yumve ijambo ryawe, umurebeshe mu maso hawe, umurebe neza kandi umuhe umugisha wawe, n'iri jambo rigira icyo rihindura kuri we, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Ndagushimiye wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel yacu, ndagushimiye wowe usangiza abandi ubutumwa uca kuri iyi channel, ndagushimiye wowe wandika comment, wowe uduha like. Imana ibaho umugisha mwese, ariko cyane ngusabiye umugisha wowe wakirira ijambo ukaritangira ukarisoza kandi ukagira n'abandi muri sangira. Imana iguha umugisha. Intego y'inyigisho zacu ni ugufasha abantu gusobanukirwa Yesu Kristo, bamara gusobanukirwa Yesu Kristo nabo ubwabo bakisobanukira, kuko ntushobora kwimenya utaramenya Yesu Kristo. Twimenya neza muri Kristo Yesu. Iyo twamumenye turimenya kandi tukamenya icyo twaremewe kuba cyo. Twatangiye kubigisha muri iyi minsi inyigisho zivuga ku bwami bw'Imana, aho turi mu gitabo cya Matayo. Muri iki gitabo cya Matayo ubushize twabigishije ubwami bw'Imana icyo ari cyo muri Bibiliya yose, aho twabonye ko Bibiliya ari igitabo cy'ubwami kitwereka ubwami bw'Imana uko bwaje ku muntu, n'uburyo umuntu yabukuwemo, n'uburyo umuntu yabushubijwemo. Ibyo bice uko ari 8 twabigishije ni ingenzi cyane. Niba utarumvise video y'ubushize ukwiriye kuyikurikirana, kuko twavuze amagambo akomeye cyane. Twaberetse ko Imana ishaka abantu bayo ba mu bwami bwayo, ko twabonye ko umuntu yaremewe kuba mu bwami kandi umuntu yakuwe mu bwami, ko Satani ntashaka kuba mu bwami bw'Imana. Umuntu yakuwe mu bwami n'icyaha. Twabonye ingaruka zabayeho umuntu kuva mu bwami bw'Imana. Twabonye umugambi w'Imana wo gutuma umuntu yongera gusubira mu bwami bw'Imana, aho twabonye abahanuzi, ibitambo, isezerano rya kera. Twabonye kandi ubwami bw'Imana bwongeye kuza ku muntu, aho Yohana Umubatiza yaje atanga ubwo butumwa ko ubwami bw'Imana buri hafi, bwongeye kugaruka ku muntu. Twabonye icyo umuntu akora kugira ngo yinjire mu bwami, ni ukwihana. Twabonye icyo dusabwa, ari nacyo ushaka gutangira kwitaho kuvugaho cyane. Ingingo ya 7, dusabwa kubaho dute mu bwami bw'Imana, ni iyihe mico y'abari mu bwami bw'Imana. Ndetse ingingo ya 8 igaragaza ingaruka zizabaho ku bemeye kuba mu bwami bw'Imana ndetse n'abanze kuba mu bwami bw'Imana. Reka rero turebe imico y'abari mu bwami bw'Imana. Iyo usomye Matayo igice cya 5, igice cya 6, igice cya 7, zitwa inyigisho zo ku musozi. Inyigisho Yesu yigishirije ku musozi. Izo nyigisho rero zikubiyemo amahame agera kuri 40 cyangwa ashobora no kurengaho, kuko harimo ingingo zikomeye cyane, ariko ingingo zikomeye zirimo n'ingingo 40 zigaragaza imibereho y'abari mu bwami bw'Imana. Abari mu bwami bw'Imana babaho bate, bitwara bate, bubaka ingo bate, ntibatandukana, ntibakora divorce. Abari mu bwami bw'Imana basenga bate, abari mu bwami bw'Imana biriza ubusa bate, bagira ubuntu bate, abari mu bwami bw'Imana bakorera Imana bate. Mu by'ukuri ndabashishikariza gusoma ibyo bice ko ari 3, igice cya 5, igice cya 6 n'igice cya 7. Kuko Yesu yaravuze ngo umva ayo magambo akayitaho, akayumva, akayakora, ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Ngo imivu iratemba, imiyaga iraza, byikubita kuri iyo nzu ko ntiyagira ikintu. Rero reka mvugeho imwe mu ndangagaciro y'abari mu bwami bw'Imana. Iyo usomye igice cya 5 21, turasomamo imirongo nk'ibiri. Aravuga ngo mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza, ariko yeweho ndababwira yuko umuntu wese urakariye mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uzatuka mwene se ati wamupfuwe, akwiriye guhanirwa mu rukiko.
uzabwira mwene se ati wagicucuwe akwiriye gushyirwa mu muriro w'igihenomu. Haleluya. Rero nshuti zanjye, ndagira ngo twite kuri indangagaciro ikomeye cyane muri izo ngingo zigeze kuri 40 zigaragaza imico y'abari mu bwami bw'Imana. Harimo iyi ndangagaciro ikomeye cyane iranga abana b'ubwami, iranga abamaze kwinjira mu bwami bw'Imana. Abari mu bwami bw'Imana bagomba kwirinda uburakari. Hano Yesu yaravuze ngo mwumvise. Yesu ntabwo yaje avuga ngo niko akanwa k'Uwiteka kavuga, ntabwo yaje ababwira ngo niko Imana ivuga nk'uko abahanuzi babivuze, nk'uko n'intumwa zabivuze. Yesu yaje avuga ngo ndababwira ngo mwumvise ngo, ariko ndababwira ngo. Bigaragara ko nyir'ubwite yamaze kuhagera. Haleluya. Yesu we waravugiye mu buhanuzi, ni wowe wamaze kuhagera, kuko ni Emanueli, Imana iri kumwe natwe. Rero arimo aravuga ngo mwumvise ngo, abakera bababwiye ngo ntuzice, ariko Yesu aragaragaza isoko yo kwica ni iyi. Reka mbabwire, iyi ndangagaciro akomeye cyane. Igihe cyose umuntu arakariye mwene se, yanze mwene se, reka nkubwire ngo virusi yo kwica iba yaje ku buzima bwawe. Virusi yo kwica iba yaje. Iyo urakariye mwene se ukamwanga, hari impamvu nyinshi zituma ushobora kwanga umuntu, nyinshi. Hari yaba yaraguhemukiye, ari igihe se hari impamvu zitandukanye zituma ushobora kuvuga ati ndamwanze, yamvuze nabi, yarampemukiye, yarangambaniye, yaranyirukanije ku kazi, yarantutse, yangiriye nabi, yankoreye bibi, nanjye ndamwanga. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, abana b'ubwami ntibakwiriye kwangana, kuko ahari virusi yo kwangana haba hari virusi yo kwica. Niyo mpamvu Yesu yahuje kwica n'urwango ndetse n'ibitutsi. Ibyo bintu uko ari bitatu. Kwica, Yesu avuga ngo dore inkomoko yo kwica hiva, inkomoko y'ubwicanyi ni urwango. Niyo mpamvu iyo umuntu akwanga, cyangwa se iyo umuntu akwangishe mwene so, ni ukuvuga ngo mu by'ukuri aho haba harimo virusi y'urupfu yo kwica. Iyo wanze mwene so, ni ukuvuga ngo biragera bigakura ukumva ndetse utangiye no kwifuza katabaho. Iyo ni virusi mbi cyane abana b'ubwami badakwiriye kugira. Ntabwo dukwiriye kugira iyi virusi. Reka mbwire abankurikirana, abakurikirana zino nyigisho, ndabizi hari urimo nkurikirana ufite umuntu wanze uvuga ati sinshobora kumubabarira, sinshobora kumukunda. N'umunyarwanda yaravuze ngo ndakwanze ntivamo ndagukunze. Wamaze kubyishyiramo, byararangiye, ntushobora kumukunda. Ufite ukuntu wamukarashije ahantu, ufite ukuntu wamwise, ufite ukuntu wagize gute, ariko icyo ni ikibazo cya Satani. Icyo ni ikibazo cy'abadayimoni. Icyo ni Satani niwe uzana inzangano, n'uzana ibitutsi, ngo uzava mu umupfu azabihanirwa mu rukiko, ngo uzamwita igicucu akwiriye kwibarizwa igihenomu. Satani n'uzana ibyo rero, n'uzana inzangano, n'uzana ibitutsi, n'uzana gusebanya, n'uzana ibyo bibi. Kubera iyo mpamvu rero ntabwo dukwiriye kwemerera kuba ibikoresho bya Satani. Iyo ufite urwo rwango, iyo ufite uwo mujinya no kwifuriza umuntu ikibi, urwo rwango nk'uko nabibabwiye nirwo rubyara kwica. Iyo wanze umuntu muri wowe, mu by'ukuri kiba kizakurikira dayimoni yindi y'urwango. Urwango rubyara kwica, urwango rubyara kugambana, urwango rubyara kugira nabi, urwango rubyara ibitutsi, rukabyara iki, kugera ubwo uwo wanze uba wumva atabaho. Rero bikomoka kwa Satani. Niyo mpamvu nta muntu ushobora kuvuga ngo n'umwana w'Imana ari mu bwami bw'Imana kandi afite izi virusi, afite urwango. Niyo mpamvu rero muri izi ngingo Yesu yigishije z'abari mu bwami bw'Imana, iyi ngingo niyo yahereyeho cyane, atangira kuvuga ku mibanire. Hejuru yavuze ibyo umunyu w'isi, umucyo w'isi n'iki, ariko yinjiye mu mibanire cyane, ahera kuri iyi ngiyi. Rero ndagira ngo soze mbabwira ngo
Imana itwuzuza umwuka wera, tugire ya mbuto yitwa urukundo, kuko urukundo rwo rubyara izindi zose, rubyara amahoro, rubyara kwihangana, rubyara ibyishimo n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Ubutaha ntuzacikwe n'ikindi gice tuzaba tuvuga ku yindi ndangagaciro Yesu yasabye abari mu bwami bw'Imana. Ariko ingiyi uyiteho cyane, niba urwango rufite ukuntu rwakwatatse ruri ku buzima bwawe, ndagira ngo usenge iri sengesho ugiye gusenga, dusengane. Vuga ngo Mwami Yesu, urwango Satani yashyize muri jye rwo kwanga umuvandimwe no kwanga uriya muntu, mu izina rya Yesu rukuye mu buzima bwanjye, ruve mu buzima bwanjye, rundandukemo, nakira urukundo rwawe. Uhereye none uriya muntu ngiye gutangira kumukunda mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu abaho umugisha. Sangiza abandi iyi nyigisho, kandi mwakoze kudukurikirana. Muduhe komenti, muduhe like. Yesu abagire neza, amen.